aravuga ngo nije nzira. Oh baba ni Mungu, haleluya. Nije nzira, ni nanjye kuri, ni nanjye bugingo. Nta muntu n'umwe ujya kwa data ntamujyanye. Ngo haguruka undi nawe aravuga ngo databuja twereke data wa twese biraba bihagije. Yesu nawe ahita asubiza aravuga ngo Filipo, igihe nabaniye namwe ntimwari mwamenya. Aravuga ngo umbonye ababonye data. Abantu bari kurwana no kumenya Imana, ariko Imana yaje mu isi. Ntabwo bikimeze nka cyagihe cya Mose. Imana yaramubwiye ngo Mose uri gusenga usaba kumbona mu maso hanjye ntihaboneka. Ibyo byari bya kera. Ndashaka kubabwira ngo yaraje, kuko abahanuzi bari barahanuye baravuga ngo icyo gihe Imana izaba Imana y'abantu bayo, ngo izaturana nabo, izaba muri bo, bayibera abakobwa ibabere Imana, bayibera abana ibabere data. Twayikomeye amashiko ariyo kwizerwa. Yesu yaraje, Imana yaraje. Muyisenge nkiri mu ijuru, muyisenge nkiri hano, kuko yaje ndi kubera urukundo rw'Imana. Hari ikintu numva muri je kibaye, ntago mbabeshe, hari ikintu numva kibaye muri iri teraniro. Biwigo si pahatango, hari ikintu numva kibaye muri iri teraniro. Hari ikintu imbaraga z'Imana zihitaniye muri iri teraniro. Mwayikomeye amashi. Hari ikintu numva, hari deobe na paisa pena piri bambona. Hari abantu bagiye kubona urukundo rw'Imana mu buryo budasanzwe. Hari abantu bagiye kubona imbaraga z'Imana mu buryo budasanzwe. Wateye haleluya. Hari abantu bagiye kubona imbaraga z'Imana zidasanzwe. Hari abantu bamaze kwakira kuko bari ariko bazapfa. Ariko ndashaka kubahamiriza ko ukuri ntabwo ariko bizahora. Iyo usenga ni Imana y'imirimo. Nubwo wabugize igihe kirekire muri situation zikomeye, ndashaka kukubwira ngo Imana uri gusenga ni Imana y'imirimo. Uhereye kera kuva isi itangiye kuremwa, ni Imana irima, ni Imana ikora. Hari ibyo yavuze ibintu biraba, itegetse ibintu birakomera. Muyizere nk'Imana ikora. No mu gihe gikomeye yiteguye gukora, kuko Abisirayeli ntabwo bari bazi ko hariya kuri Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Kubwa Kristo ese n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo, kubw'ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Tujye noneho muri Matayo. Cumi na gatatu, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo 13 umurongo wa 44. Bivuze ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranwa n'izahabu zahishwe mu murima. Umuntu wazigwaho arazitwikira, aragenda, umunezero umutera kugura. Yaratunze byose ngo abone kugura uwo murima. Imana ishimwe. Ni iryo jambo ririmo kuganza umutima wanjye, umva twasangira. Ifite intego ivuga ngo kumenya Imana, kumenya Imana. Kumenya Imana ni isomo ritoroshe kuryigisha, rikomeye, kubera ko kumenya Imana bivana nuko wayishatse. Iyo uje ushaka iby'Imana, Imana irabiguha. Waza ushakayo ikakwiyereka. Bihita byumvikana ko hari abantu benshi batunze ibintu by'Imana ariko batagira Imana. Nicyo gitumye none uko tumeze uyu munsi mu bijyanye n'agakiza, dufite ibintu byinshi Imana yakoze
ariko imana ntayo tugira. Abantu ntago bayibona, babona ibintu byinshi imana yakoze. Noneho biri no ku rwego natwe twabikorewe, tubona iby'Imana yakoze ariko ntituyiboneyo. Imana rero bivana nuko wowe uyishaka. Ndenda kubabwira ko nta muntu n'umwe uzamenya Imana itamwihishuriye. Imana bisaba ngo ikwihishurire, ariko Imana nanone byumvikane neza, ntabwo ihishwe. Ubu ubwiru bw'ubumana bwarahishuwe, Imana irahari. Ihishuka mu byanditswe byera, niho hambere ihishurirwa, hanyuma ikongera igahishurwa mu mirimo yayo ikora, mu bikorwa byayo by'imbaraga. Aho naho ijya yerekana abantu bakayimenya. Hari n'ubundi buryo yereka abantu, yambaye ishusho ifatika iboneka, ikiyereka abantu kandi igasiga ihamije ko ari Imana yerekanye. So rero Imana irashaka ko tuyimenya. Ku mpamvu ngiye kubabwira, iya mbere ni ukugira ngo tuyikorere. Ndashaka kubabwira ko abantu batazi Imana ntibashobora gukorera Imana, kubera umurimo wose wandikwa ni umurimo ukozwe neza uko Imana yakaje ikawikorera. Iyo uvuze ngo ukorera Imana, biragusaba kubikora uburyo yo yakaje ariyo ikabikora. Gushitsa icyo gikorwa muri ubwo buryo ntiwabikora by'ukuri utazi Imana. Bisaba ngo ube warahishuriwe Imana. Haleluya. By'ukuri muri kureba neza, Imana ibaheze umugisha. Haleluya. Iyi ni ukugira muyikorere. Ikindi ni ukugira ngo turwane. Ndashaka kubabwira ko nta muntu n'umwe urwanira ibyo atazi. Bisaba ko uba urwanira ibyo uzi nibwo udacogora. Nibwo iyo urashwe cyane urufaya rw'amasasu udacogora ukavuga ngo ibyo ndwanira ndabizi, kanihangane. N'igihe wakomeretse ntusubire inyuma, ahubwo ugakomeza imbere. Nenda kubabwira ko kugira ngo dushobore kurwanira ibyo kwizera, Bibiliya ivuga bera bahawe rimwe, nuko duhishurirwa tukamenya Imana. Nuko rero Imana, umuntu wese muri mwebwe imwiyereke uburyo ayimenya. Haleluya. Ndimo ndavuga ko iyerekana mu buryo bwo kwihishurirwa. Nasomye ibyanditswe, nakomeje numva kandi cyane n'abigishwa ba Yesu, bamwe bagendanye na Yesu imyaka 3 n'amezi 6. Burya ntibigeze bamenya Yesu azutse biri gutyo gusa. Reka da, byasaba ngo abibwire ngo ninjye. Akagira ibintu abereka akavuga ngo ninjye. Murazi ko abantu bajyaga Emausi, bariya burya babanye na Yesu, yakoze ibiterane byinshi bari bahari, ariko yagendanye nabo abaganirira ibyanditswe ntibamumenya. Bakajya bumva ni byiza, bageze mu kirore cy'Emausi ngo agira nk'ugiye kubacaho, gusa ntiyari bubaceho, ntiyari gusiga batamumenye. Icyo mukundira. Haleluya. Iyaje abashaka ngo abantu bamumenye, ntiyari busige bataramumenye, kuko yari yo ntego ye ngo bamenye ko yazutse. Kumanyagura imitsima kwa Yesu byatumye bavuga ngo ninde wundi wamanyagura imitsima nka Yesu pena kakageni. Aha kambivuga uburyo byumvikana. Hari igihe by'ukuri uba muri situation ikomeye cyane, noneho uburyo bwo kuyivamo ukayivamo mu buryo butangaje, usigara wibaza ngo ninde wundi washobora gukora ibi atari Imana. Ndashaka kubihamya muri iri teraniro. Imana yiyerekanye inshuro zirenga 1000 mu buzima bwacu, nubwo tutabyitayeho, ariko yari yerekanye. Intego y'Imana kwari kugira ngo tuyimenye. Bavuze batubwira Yohana, uzi ko Ipatimo yahuye na Yesu yari ameze ukundi. Yesu
ngo kuvuga gusa ngo Yohana yumvise ngo ari ijwi ngo rimeze nk'iry'amazi menshi ngo asuma, ngo nuko yamwumvise. Kumwitegereza ngo yabonye akenyeye igishura ngo agikenyeje umushumi w'izahabu, ngo amurebye ngo umutwe ngo wereranaga nka sheregi nk'ubwoya bw'intama. Yari umugabo ngo wari ufite ibirenge ngo bisa n'umuringa w'umutegi, amaso ye ngo yasaga n'ibirimi by'umuriro. Ubwo n'uburyo yaratamuzimo Yesu atarapfa. Kuzuka kwa Yesu bingana no kumumenya ari uko umuhishuriwe. Amen. Rero umuntu wese waje guterana, waje gusenga, buriya hari aho tutarenga, nubwo twaba dufite ibifaranga bingana gute, nubwo twaba dufite ibifaranga bingana gute, nubwo twaba turi abantu bafite ibintu bagaragaza. Buri kintu kibabaje none nuko muri kino gihe kugira ngo twerekane Imana, tugaragaze Imana, twerekana ibintu, kandi ibyo ni ibintu bito cyane ku buryo abisi ntibashobora kubona Imana werekanye ibintu. Birasaba ngo werekane ibintu bidasanzwe byo mu mwuka. Ibyo kenshi bigaragarira muri situation ikomeye cyane, ku buryo abantu bavuga ngo koko aba bantu n'ab'Imana, kuko uburyo bari guhandoringa ibi bintu bari kubihondoringa mu buryo budasanzwe. Nibyo byateye buri aba Daniyeli kudatinya, bavuga ngo intare bazishonjeshe. Bari bazi Imana, akavuga ngo kumenya Imana kwanjye naha noneho bikwiriye kugaragarira nuko ngaragaza ko ni Imana, umuntu wamenye Imana. Ku buryo bavuze ngo intare zirashonje, aravuga ngo uburyo nzi Imana ishobora kwemera zindya, ariko ishobora no kwemera ntizindye. Noneho rero uburyo nyizi neza reka nzijyemo, hanyuma gushaka kwayo ariko kugaragara, ariko sinshobora guhakana icyo nzi muri jye, kumenya Imana. Haleluya. Amen. Harabavuze ngo harababwiye umwami w'i Babuloni ngo kubwira umwami w'abami w'i Babuloni ngo Imana yacu ngo dukorera ngo ibasha ngo kudukiza ngo amaboko yawe. Bifurije kumenya Imana, ngo Imana yacu ngo dukorera ngo ibasha kudukiza amaboko yawe. None uburyo bayizi, hari igihe nyine uba muri situation igasa n'iyitaruye, igasa n'idahari, ariko ihari, igasa n'ikwihoreye, igira ngo irebe koko ko mutari kumwe. Hari ibintu wayikopeyeho, hari ibintu wayibonyeho, hari ubucuti, hari ukudahemuka kukurimo. Baravuga ngo bishobora no kutwihorera, ariko nunabona duhiye, twebwe impamvu ni imwe, iyo gupfukamirwa ni imwe, niyo mu ijuru. Se wa mucuranzi yagiye ngo ndirimbe akarimba, wa mucuranzi wacu ubanza yagiye. Okay? Noneho ntabwo nkiri ndushye, kuko nuzuye umunezero, urukundo rwe n'imbabazi bituma nyumva iyo musabye. Haleluya, kukwambeshaho none ubu nguwe neza rwose, niba nawe ushaka amahoro, umwugururira umutima. Haleluya, kukwambeshaho none ubu nguwe neza rwose, niba nawe ushaka amahoro, umwugururira umutima. Ubwo nari nkiri mu byaha, nari nuzuye umubabaro, none ubu nta gushidikanya, nateka nzacirwa ukundi. Haleluya, ampa imbaraga zo gutsinda bingerageza, ndanezerewe mu mutima, ndindwana Imana iminsi yose. Haleluya, ampa imbaraga
minsi ndi bingerageza ndanezerewe mu mutima ndindwana imani niziyo umubabaro n'ugusekwa byose niko byabaye ubusa kuko njya mpozwa n'umukiza kandi mbumbatirwa na data. Haleluya mukiza wanjye ni wowe untunga kubw'ubuntu naho nawe munyantege nke nizeye kuzampa imbaraga. Haleluya mukiza wanjye ni wowe untunga kubw'ubuntu naho nawe munyantege nke nizeye kuzampa imbaraga. Icyifuzo cy'Imana yacu nuko tuyimenya. Hari ibintu bike nibura twakagombye kuba tuzi ku Mana, ariko tukabimenya tutabishidikanya. Icya mbere dukwiriye kumenya ko Imana dusenga ari Uwiteka. Iyi Mana turi imbere ni Uwiteka. Buriya mu bintu abantu bashobora gukina nabyo ni iri zina Uwiteka. Iyi Mana yivuga iravuga ngo ndi Uwiteka. Ntawe mu bakomeye bo mu isi ushobora gutinyuka nubwo yaba yaratsinze amahanga, nubwo yaba azwi nk'igihanganye, ushobora guhagarara imbere y'abaturage ngo avuge ngo jyewe ndi Uwiteka. Uwabikora yararapfuye, kuko icyubahiro cyayo gihishwe muri icyo kintu wumva nkubwiye, muri iryo zina naho gihishwe. Kuba Imana ari Uwiteka. Ibivuze ngo mwe murapfa ariko njye simpfa, mwe murasaza ariko njye sinsaza, mwebwe murananirwa ariko njye sinanirwa. Yivuze ngo ni Uwiteka, biravuze ngo igihe cyose yo yaboneka, n'igihe abantu baba batakiriho yibiriho ibihari, kuko mbere yuko abantu babaho yariho. Reka mbabwire iki kintu, uko yaremye isi n'ijuru ingana n'ubu ni kwingana. Mwayihaye amashi. Imana muri gusenga, Paulo yarababaye ageze muri Atenayi, yasanze abantu barayobewe. Kuyoberwa ariko bari barayobewe nyakuyoberwa ariko ngo bari barashize ibintu by'ibigirwamana byinshi, ariko hakaza n'ikindi gicaniro ngo cyanditsweho ngo ni igicaniro cy'Imana itamenywa. Ndashaka kubabwira ngo biriya bicaniro byose bari barabishiriyeho impamvu imwe, kumva bashaka gusenga ariko bagasenga icyo basobanukiwe. Noneho rero igicaniro cy'Imana itamenywa ni igicaniro ntibayizi, bakavuga ngo ni gute tuzaguma dusenga iyi Mana tutayizi. Biremera ibigirwamana kugira ngo nibura bajye bakora ibintu bazi. Ariko Paulo agezeyo aravuga ati mwiremeye ibintu mwirwanaho, ariko ndashaka kubabwira ko icyo gicaniro cyanditsweho icy'Imana itamenywa aricyo ngiye kubasobanurira none. Haleluya. N'umuremyi w'isi n'ijuru. kubera abantu babanye n'Imana batayizi, bagerageza uburyo bakwiremera ibintu bibakingira kugira ngo bagaragare ko ari abantu bayobotse. Ariko icyama umuntu wese waje muri iri teraniro agahishurirwa Imana, akamenya Imana.
ndakubwiza ukuri, Imana uyimenye ko ari Imana usenga, ko ari Uwiteka, ayo magambo uvuga wayaceceka, ubwo bwo bufite bwashira. Uko wirukanka ukiruka waguma mu ntambara. Uramutse wishuriwe ko Imana usenga ari Uwiteka, iyo ivuga ko Uwiteka ibivuze ngo ibintu byose byatangiye mbireba, n'amaherezo yabyo azaba mbireba. Ibyo biba bisobanuye ngo ivuze ngo byose ibi bifite muri control. Yakomewe amashyi ko ari yera. Byose bifite muri control. Byose ibifite muri control. Rero Imana irihariye, iyo yivuga iravuga ngo nge ndi Uwiteka, mu buryo bwo kugira ngo abantu batazayimenyera bakayivogera uko babishaka. Ibivuze ngo nge ndi Uwiteka, bene wanyu barapfa ariko simpfa, abakomeye barapfa ariko simpfa, abanyembaraga barapfa ariko simpfa, abanyabwenge barapfa ariko simpfa, ibyo abantu begamiye birashira ariko nge sinshiraho, ndi Uwiteka. Iby'igiciro cyinshi n'iby'untekerezaho, erega ntibibarika, nguhaye umutima wanjye, mwami ngutegeke, uzuze urukundo n'imbaraga zo nguhaye mutima wanjye, mwami ngutegeke, uzuze urukundo n'imbaraga zo mw'ijuru. Ifeza n'izahabu ntacyo byakumare, nguhaye umutima wanjye. Ubu mwicaye imbere y'Uwiteka, Imana yaremye ijuru n'isi, niyo muri ubu nyine, niyo mushengeri. Kumenya Imana, ariko agaciro abakristo bafite sinzi ko bakamenya. Reka mbabaza ikibazo, wenda wisubize, nanje ndakikubaza nibaza. Imana ubu nyine iguhitishijemo, ikakubwira ngo ubu ngiye kuguhindura uko wari utaravuka. Munumve, ubu ngiye kuguhindura uko wari uri utaravuka, iwanyu bataragusama kuko wariho. Hari abantu batazi ko burya wariho. None ngiye kongera nguhindura uko wari uri utaravuka, hanyuma rero nguhitishemo ahantu wavukira. Noneho wongera uvuke guhitishemo ahantu wavukira. Ndashaka kukubaza, wahitamo iwawe aho wavukiye? Wowe wahitamo iwanyu? Jewe mbabwiza ukuri, sinahitamo iwacu. Ndabarahiriye, sinahitamo iwacu. Iwacu mu buzima nakuriyemo nahitamo kwa perezida cyangwa ku ministre runaka, kavuga nti nahamisemo. Ntabwo uzi ibintu by'ibikuku. Icyo nshatse kuvuga ngo urubyaro rw'abakomeye ruriyizi, bariyizi
ntiwababona bari gusakuza. Ni urubyaro rugendana confidence kuko ruvuka ahantu hakomeye. Namwe abakristo muyishuriwe Imana musenga iyo ariyo. Haleluya. Ntabwo twavuze induru mu banyamahanga, ntabwo twagenda tuvuga ko byatuyobeye mu batizera batazi Imana. Imana kumenya ko ari Uwiteka nibyo byateye Mose kuva ku musozi akajya kwa Farawo. Ntimutekereze ko yabitewe n'igitangaza gusa kibaye cy'inkoni n'ikiganza. Kuba Imana yaramubwiye ngo ndi Uwiteka, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, genda. Uko kumva ko ari Imana ibera hose icyarimwe, itagira ibihe, itabarwa mu bihe, itabarurwa, idakora za anniversaire nk'abantu, byateye Mose gutinyuka. Aravuga ngo ni wowe Uwiteka umuremyi. Kwa Farawo nubwo bakomeye ariko ntibakomeye nka Uwiteka. Aratinyuka aragenda. Kumenya Imana. Imana hari umugabo wabayeho mu cyamagana 8 niwe waririmbye indirimbo y'124 muririmba. Yagize ibibazo byo gusenyerwa, yari umukiri, agira ibibazo byo gusenyerwa kandi yasengwa n'abantu, asenyerwa n'inkubi y'umuyaga, usenya byose, indogobe zari mu murima, inkaza byose birashira. Yari afite urubyaro, afite abana 4 b'abakobwa. Aravuga ngo mfite igiterane mu birayi, nubwo ibi bibaye mu Burayi tugomba kujyayo tukajya mu giterane. Abwira umugore n'abana ngo nimugende mubanze nsukura aha hantu, nzabasanga i Burayi dukora igiterane. Tike bari mu bwato bugongana n'ubundi, ubwo bwato abarimo bose barapfa, harokoka umwe. Abana b'uwo mubyeyi w'uwo mupapa bose barapfa, bapfira muri ayo mazi. Harokoka nyina wabo gusa, abasare baramwambutsa. Se wabo aza kumenya ko ibyo bintu byabaye imbere y'uko ibyo bintu by'ibitungo bimushiraho, abana bakaba bapfuye. Ngo aragenda aravuga ngo kanjye kureba madamu. Urwo rugendo rwo kugenda ngo agereyo, ageze mu nyanja hagati baramubwiye ngo uracyasenga. Imana itaratangiriye umuyaga. Umuntu nkawe wari umukire uzwi ukorera Imana, byagushizeho bidatinze abana bawe bose barapfuye, uracyasenga. Azamura Bibiliya mu bwato ngo agezeho urubyaro rwe rwapfiriye. Arababwira ngo nubwo byabaye ariko Imana iracyari yo kwizerwa. Arababwira ngo ndi neza, ndatuje kandi nguwe neza mu mutima. Aravuga ngo amagare yose azatwara abera ntaparitse hamwe, agombaga gutwara abana banjye yaraparitse hagati muri aya mazi. Ngo yitegereje uruzi uko rugenda, aravuga ngo mfite amahoro menshi cyane mu mutima, atemba nk'uko ubona uru ruzi rurimo rutembera aha. Ibyo yabitewe no kumenya Imana. Icya kabiri dukwiriye kuba tuzi ku Mana nuko ari imwe mu butatu. Mu bintu bihagaritse imitima y'abantu none muri iki gihe ni ubutatu bw'Imana. N'ababuhamije baburirimbye imyaka myinshi bari mu gihe babuhakana. Abongereza bagize ububyutse mu cyamagana 7, mu cyamagana 8, mu cyamagana 9. Babyara ba methodiste, babyara ba poroso, babyara ba persebuterienne, baragenda baraguka bahamya ubutatu. None televiziyo zabo, ibiganiro biri gucaho by'impaka, nukumenya ko Yesu koko ari Imana. Umubare w'umunini w'abantu barimo baravuga ngo Yesu si Imana. None na hano muri Afrika bizahageze bivuga ko Yesu yavutse kwa Maria na Yosefu ari umubiri. Hanyuma uyu Yesu uvutse ari umubiri, icyakora Kristo yamujemo, niko bari kuvuga ngo yamujemo igihe ngo Yesu yabatirizwaga kuri Yorodani.
bagahamya ngo igihe Yesu yaragiye kubambwa ngo Yesu yamuvuyemo, ngo Kristo yamuvuyemo aragenda ngo habambwa Yesu w'umubiri ngo nta Mana ibambwa. Byabayobeye mu buryo ariko bwo gupfobya urukundo rw'Imana, ko Imana yaje mu isi kubambwa. Ariko ndashaka kubihamya muri iri teraniro. Haleluya. Manitabye haleluya. Ndashaka kubihamya ko Kristo niwe Mana yacu nziza yaje mu isi. Amen. Nawe yagiye yihamya kenshi. Muri kiriya gihe cya Mose Imana imwibwira yaramubwiye ngo nitwa ndiho. Yesu yisobanura imbere y'abafarisayo. Yarababwiye ngo mujya muvuga ngo muri abana ba Aburahamu. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo Aburahamu atarabaho ndiho. Uko niko byanditse. Atarabaho ndiho. Yesu niwe Mana. Umva icyo yavuze. Yabwiye abantu ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Haravuga ngo mu rugo rwa data hari amazu menshi. Haravuga ngo iyo abatahari mba mbibabwiye. Haravuga ngo ariko ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Hahagurika umuhungu uvuga ngo data buja ntituzi yujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu avuga ijambo ry'intsinzi nkunda cyane. Haravuga ngo nije nzira. Oh baba ni Mungu. Haleluya. Nije nzira, ni nanjye kuri, ni nanjye bugingo. Nta muntu n'umwe ujya kwa data ntamujyanye. Ngo haguruka undi nawe aravuga ngo data buja twereke data wa twese biraba bihagije. Yesu nawe ahita asubiza aravuga ngo Filipo, igihe nabaniye namwe ntimwari mwamenya. Aravuga ngo umbonye ababonye data. Abantu bari kurwana no kumenya Imana, ariko Imana yaje mu isi. Ntabwo bikimeze nka cyagihe cya Mose. Imana yaramubwiye ngo Mose uri gusenga usaba kumbona mu maso hanjye ntihaboneka. Ibyo byari bya kera. Ndashaka kubabwira ngo yaraje, kuko abahanuzi bari barahanuye baravuga ngo icyo gihe Imana izaba Imana y'abantu bayo, ngo izaturana nabo, izaba muri bo, bayibera abakobwa ibabere Imana, bayibera abana ibabere data. Twayikomeye amashiko ariyo kwizerwa. Yesu yaraje, Imana yaraje. Muyisenge nkiri mu ijuru, muyisenge nkiri hano, kuko yaje. Haleluya. Amen. Nkunze ukuntu kabisa muri abantu b'Imana. Imana ni umuremyi w'isi yose, ni uhindutse muto, n'Uwiteka nyirigira, utaremwe udashira. Haleluya. Ni umuremyi w'isi yose, ni uhindutse muto, n'Uwiteka nyirigira, utaremwe udashira. Uyu ninde wishwe n'agahinda, wuzuye umubabaro, ujashaka imbata za Satani zose abyihanganira. Niwe Mana yacu nziza idutunganiriza ibibanza zo mu ijuru n'ibyishimo by'iteka. Abantu bahuye n'Imana bayikomera amasi menshi cyane, menshi cyane. Umuntu uvuga ngo nahuye n'Imana ayikomera amashi menshi cyane. Muri abantu badasanzwe, Kristo niwe Mana. Paulo yandika Timoteyo aramubwira ngo si ugushidikanya, ubwiru bw'Imana burakomeye cyane. Aravuga ngo Kristo kwerekanwa afite ishusho y'umuntu, noneho ngo yitangaza ngo abonwa n'abamarayika. Ngo ibintu byatangaje abamarayika ngo nukubona Imana ngo yambaye umubiri, ngo yabaye ngo abamarayika barabana. Urukundo ikindi numva nayibabwiraho nuko Imana ari urukundo. Mu bintu rero byatangaje abamarayika
ni ukubona Imana yabaye umuntu. Ngo Pawulo yaravuze ngo ikerekanwa abamarayika bakayibona yabaye umuntu. Mbega igitangaza gikomeye wa. Pawulo we yandikiye Efeso arababwira ngo nicyo gituma mfukamira data mu gice cya kabiri cya gatatu, ngira ngo yarababwira ngo nicyo gituma mfukamira data ngo kugira ngo abahe kuko ubutunzi bwe buri bungana muri Kristo Yesu. Ngo ubwo butunzi ngo nta bundi ngo nukumenyera hamwe urukundo rw'Imana. Imana musenga bamwe bayerekanye nk'Imana yica gusa, ariko ntibayerekanye nk'Imana ikiza y'imbabazi nyinshi. Ariko nta munyembabazi umeze nka Yesu. Hari umukunzi nka Yesu wacu, oya ye nta nudukiza ubumuga nkawe, oya ye nta. Urukundo rwe ruratangaje. Birigaramo yaravuze ngo rusumba ukwezi, rusumba izuba, ngo ni kuzimu naho korogerayo. Yaravuze ngo rwatumye Yesu aza mu isi ngo maze ndusha turuhure na cyakirara cy'inzererezi, rwatumye aza cyakira. Urukundo rw'Imana. Abantu mwakwerekanye Imana mwakwereka Imana mugira ngo izaza abantu bayibone. Reka yasize itorero ngo abantu bayibone. Yasize itorero. Umuntu ushaka kubona Imana burya areba wowe. Umuntu ushaka kureba shitani nanone areba wewe. Uhitamo kimwe uperezanta, ubera reperezanta. Umuntu ashaka kubona Imana ntizaza ngo ize nk'ikigabo ngo mundebe. Reka da, yihishe muri wewe. Hanyuma ubutunzi bwayo uko bungana n'urukundo rwayo ibyerekanira muri wowe. Iyo abantu bakurebye baravuga ngo mbega Imana mu muntu we, dore Imana. Komerwa amashyi n'amahanga yose Mana we. Imana n'urukundo. Nicyo gituma Yohana yavuze ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Yesu nawe akavuga ngo kugira ngo abantu bamenye ko muri abanjye nuko mukundana. Muzi ikintu buriya Yesu ari kuvuga kirakomeye cyane, kiratangaje. Ndashaka kubabwira abantu bose ari abayoborwa n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera n'abayoborwa n'amategeko yose. Pawulo yaravuze ngo yose asohorera mu rukundo. Amategeko yose asohorera mu rukundo. Yose ariko yose. Nukuvuga ngo ukunda ufite urukundo rw'Imana ntiwasambana, ntiwabesha umuntu, ntiwagira nabo umuntu, ntiwatuka umuntu. Ufite urukundo rw'Imana abantu urabareba. Ntago uvuga ngo uyavuka aha ngo uriyavuka aha ngo yigira. Ibyo mu minsi y'imperuka byo byarayoberanye cyane. Za anniversaire za gusohoka abantu bahoberana ureba ukabona n'ibyiciri. Basohotse mu materaniro ukavuga uti Imana koko. Abakene bahoberana n'abakene, abakire bagahoberana n'abakire. Za anniversaire zitumigwamo abandi n'abandi nuko iminsi mikuru bakayisangira n'abakire bagenzi babo. Tugiye kujya mu minsi mikuru abakire bagenzi babo, abakene nabo bakisungana. Ariko ndashaka kuvugana namwe mbabwire abakene nibo bakeneye twadufiri tujyuha abakire nibo bakeneye twadufanta, kuko nibo bakarya bakakanywa agataha avuga ati impande zose urahari Imana, kubera ko yariye neza. Nawe umukire arayirya akigorora akavuga to ibintu biri muri firigo yawe byakagombye kuba bizwi n'abakene. Hariho nigeze gusura ndabarahire ntago mbabesha, anyicaza inyuma y'urugo. Ariko ndavuga nti Yesu we, umuntu ufite urugo rungana rutya sinagera mu rugo iwe ngo tuganirira. Ndavuga nama ni kera, ariko wenda nanone bashobora kuko mwerekana urukundo rw'Imana. Imana n'urukundo. Umuntu uzi Imana yerekana urukundo rw'Imana.
rurarenga, ntabwo rukunda bene wabo gusa, rurarenga rugakunda nabo hanze. Ibyo bintu mwihaye ngo mwarakariye shitani ku rwego umuntu asohoka agataha nta muntu n'umwe asuhuje. Ngewe nzi umuntu kugira ngo agusuhuze abanza kukwitegereza n'ikirere cyawe. Kandi nyine niwe uvuga mukagira ngo, ariko akubwiriza ataguhobera atagusuhuza. Urukundo rwagiye. Imana irihe mu bantu? Imana irihe? Imana irihe? Imana musenga irihe? Baba niweza laba hotasi ufasi onomena bayidowe n'imansi. Iyo aba bose bari baruzi ijuru ryamanuka rikaba hafi. Abantu bazi Imana bayishira imbere, ibi imbere iteka. Sibo bagaragara, ni igaragara. Mumbabarire nkora ikintu wenda mutari bukunde, ariko umbabarire uhobere umuntu mwicaranye, muhobere gusa. Muhobere, umuhobere umukomeze. Nushaka umubaza akazina, umubwire ngo nkwifurije kumenya urukundo rw'Imana uko rungana. Mubwire gutyo, nkwifurije kumenya urukundo. Mbifurije kumenya urukundo rw'Imana uko rungana. Imana izi gukunda, izi gukunda. Abandi bo bagira intege nke muri rwo, ariko izi gukunda. Ndashaka kuvugana n'abantu babonye urukundo rw'Imana muri iri teraniro. Imana icyubahiro, ubundi batere haleluya. Imana izi gukunda, irakunditse, izi gukunda. Ikunda barebare, igakunda bagufi, igakunda abakene, igakunda abakire, izi gukunda abananutse n'ababyibushe, izi gukunda n'abatitaweho, irabakunda. Nibyo byayiteye kuvukira ahantu hadasobanutse kubera urukundo. Kandi kubera urukundo rw'Imana hari ikintu numva muri je kibaye. Ntago mbabeshe, hari ikintu numva kibaye muri iri teraniro. Biwigwasi pahatango. Hari ikintu numva kibaye muri iri teraniro. Hari ikintu imbaraga z'Imana zihitaniye muri iri teraniro. Mwayikomeye amashi. Hari ikintu numva, hari Deobe na Paisa Pena Piri Bambona. Hari abantu bagiye kubona urukundo rw'Imana mu buryo budasanzwe. Hari abantu bagiye kubona imbaraga z'Imana mu buryo budasanzwe. Wateye haleluya. Hari abantu bagiye kubona imbaraga z'Imana zidasanzwe kubera urukundo rwayo. Urukundo rwayo ruyiteye, ruyiteye kugutabarira utaragera. Mwuka wera aravuze. Urukundo rwayo ruyiteye kutabarira wowe aho utaragera. Abantu bakacira twongere ndashaka kubabwira, ruyiteye kugutabarira utaragera. Piwi bando manima ta dosans. Iteguye imitego mbere, itabaye mbere, yiyerekanye mbere, ikurengeye mbere. Teo menima noma, tuyikomera amashimeshi. Ashimwe Mana we, uhimbazwe cyane. Kandi ukwikunda umwana wayo jene nakwiriye narumugo nukwima Yesu
rayo maraso zeuko naje imo zajandirimba urwo rukundo ndukweze Imana ntiyanze abantu, icyo yanze ni imico y'abantu. Nawe ntukwiye kwanga abantu, icyo kora imico ukwiye kuyanga. Hari igihe ureba umuntu ukabona by'ukuri ntasobanutse, ni umuntu udasobanutse, ufite akavuyo n'akajagari, si umuntu wo gukundwa bitewe n'imico ye. Ariko ikigaragaza kuri uw'Imana ni uko ushora urukundo aho hakomeye, ukanga imico ugakunda uwo muntu. Yesu iyo aza gushingira ku mico yawe ntiyari kugukunda, ariko yanze imico araza aragukunda, agufasha gukira imico itari myiza. Ikindi numva nababwira nuko ari Imana y'imirimo. Dukwiriye gusenga Imana nk'Imana y'imirimo. Hari abantu bamaze kwakira kuko bari ariko bazapfa, ariko ndashaka kubahamiriza ko ukuri ntabwo ariko bizahora. Iyo usenga ni Imana y'imirimo. Nubwo wabugize igihe kirekire muri situation zikomeye, ndashaka kukubwira ngo Imana uri gusenga ni Imana y'imirimo. Uhereye kera kuva isi itangiye kuremwa ni Imana irima, ni Imana ikora. Hari ibyo yavuze ibintu biraba, itegetse ibintu birakomera. Muyizere nk'Imana ikora, no mu gihe gikomeye yiteguye gukora. Kuko Abisirayeli ntabwo bari bazi ko hariya kuri, kuko bavugaga ngo turapfuye, kuko bumvaga guhinda kw'amagare no kureba imisozi ni miremire kandi bafite byinshi batwaye, biragoye ko barenga aho hantu. No kuvuga ngo iyi nyanja ntitwayicamo, ni ndende irakomeye kuyoga. Gutekereza ko bapfuye, Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo Mose witaka, bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Ibyanditswe biravuga ngo arababwira ngo muhagarare gusa muceceke, mureba agakiza Uwiteka ari bubazanire. Uyu munsi Abanyegiputa mwabonye muzongera kubabona ukundi. Siko byagenze. Muziki n'Imana yakoresheje ngo yahushe muri nyina w'inyanja umwuka wo mu mazuru. Yemwe ibintu mvuze murabyumva? Yo yahushe muri nyina w'inyanja umwuka wo mu mazuru gusa. Tayari inyanja yigabanyamo kabiri, kubera ko ikijapfa ikuzimu ni ibirometero bigera muri 100. Imana yitinda mu masegonda irayiringaniza, iravuga ngo batambukira humutse bamenye ko ndi Imana ikora. Ikindi nababwira mutukwiriye kwimenyaho nuko ari Imana ishoboye byose. Buriya abantu bashobora byinshi ariko ntibashobora byose. Abantu bashobora kugira ubuhanga buhanitse ariko ntibashobora kugira ku buhanga bw'Imana. Tekinoloji z'abantu zizakura zigera kure cyane, iki kirore bacogagire bamwe bacibemo, ariko ntibazagira tekinoloji nk'Imana. Yo ni Imana ishoboye, yakoze ibintu abo mu isi batakwigana. Nta uramenya amasiyeri y'inyenyeri uko imeze, kandi isi abahanga bavuga ko imaze imyaka 6,000, ariko nta uramenya. Inyenyeri ziramurika buri joro, abantu bagakora ubushakashatsi ubutekinisiye bagira ngo barebe ko hari ibyo bakora. Nta uramenya amasiyeri y'inyenyeri uko ingana. Kuyipima byonyine babonye iteye ubwoba, ikubye inyenyeri imwe ikubye isi inshuro nyinshi imwe. Imitegekere y'Imana n'imirimo yayo, Imana ishoboye ibintu byose, iteye ubwoba cyane. Niyo yaringanisha ikirere ishyiraho imbago, yabikoze neza kuva yabikora. Ijoro ntirirajya, amanywa isegonda.
gonda na rimwe. Iyo ijoro rije amanywa aragenda, amanywa yasa ijoro rikagenda. Nuko bigenda, ifite imbaraga zikomeye. Ngo yashizeho abamarayika bafashe imiyaga ine mu birere bine by'isi. Ubu hari abamarayika bafashe imiyaga ine mu birere bine by'isi, bashinzwe kuringaniza imiyaga kugira ngo idahuhwa cyane, twese tugatembanwa, twese tukarangira. Twayihaye amashiko ari yera. Imana iteye ubwoba, ishobora byose. Ubwo nshaka kuvuga ngo na byimwe byakunaniye yirabishoboye. N'indwara abadogiteri bavuze ngo muzibanira, yo yayikiza. N'ahandi utagera yo yahakugeza, n'ahandi utakwigerera yahakugeza. Iteye ubwoba. Abantu bayizera none batere haleluya. Iteye ubwoba bakristo bene data. Yishoboye byose. Ibintu byo kwakira uriwe none bireke.